Impumyira basaba, impumyira basaba, impumyira basaba, impumyira basaba. Uyu munsi ndayagara ariko ndayarya sha, urabeshya ndayarya. Impumyira basaba, urinda baranda babonye sha. Impumyira basaba, impumyira basaba. Naho ubundi buriya iriya nama uko tugiyemo shabura kizaba ari cyo gikwe cya mbere mbonye mu buzima bwanjye. Shabura uko buzaba ari byiza. Tugomba kubutaha. Sha kadufasha uno Arabikuye reka tugikore pe. shaka tumufashe. Impumyira basaba. Sha uhuritse wari ukiri mutoya rwose. Yangane natwari dufite. Yari agasore keza, ni agasore keza. Sha Imana izagufasha ukire tu. Mbega umukobwa mwiza we, ariko yari yambaye udukweto twiza we, cyane mwiza. Impumyira basaba, 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 impumyira basaba. Impumyi zikorera amafaranga. Sinanjye uzi ko ngiye kuzaba impumyi nkajya nza nkicara aha ngaha bakaha amafaranga. Impumyira basaba, impumyira basaba. Uramenya utanzazira ku gasima we, ukangura ku gasima kanjye. Impumyira basaba. Se burya uranareba we. Impumyira basaba, numvishe uvuga kandi murakoze nimumfungure Imana ibahe umugisha. Gira Yezu na Mariya, gira Yezu na Mariya. Impumyira basaba, impumyira basaba, impumyira basaba. Kanigendere ko one day nanjye nzazanga. Kugareba nka kiriya wakizuza gusa utagiye kikangura kora gasima nabaho. Ubu nigiye plan B, plan A yarananiye, nifata umupango wa kabiri. Ariko sha nanjye ngomba kuyarya. Ndabura nk'ibindi bihumbi 10 ubundi nkahita mvamo kuko ibintu ni fure yamangasha. Impumyira basaba, impumyira basaba, impumyira basaba, impumyira basaba, impumyira basaba. Wari bangu nka kiriya kiragenda kitamfungurira undi buraruzi gusa iyo mfungura wari kubi wangegeraho. Abantu bajya batutumira abantu mu nama z'ubukwe nabo babona ko umuntu nta mafaranga yifitiye koko. Ariko sha meze bite? Uhora wicara buri gihe uri gusaba. Nane si wowe wigeze gutya da. Ngo he nta mafaranga. Narakiya nawe uzane ko wigenza n'ubundi iyi si n'ubundi ni gatebe gatoki. Kuki umfungura ibihumbi 10 byonyine nanze gupfungura ibihumbi 100. Impumyira basaba. Niko sha urareba. Oya boss ndayahumuriwe. Ndayahumuriwe. Ndagufungurira wowe ngo nguhaye makeya. Ariko sha ntago ubundi ubwo ngubwo ureba wenda gufungurira ukavuga ngo nguhaye amafaranga makeya. Oya boss ndayahumuriwe. Cyanya tware sha. Oya boss ahubwo njyana ni wa mamazi yo. Cyane ugiye. Njyana ni wa mamazi yo kunywa. Impumyira basaba. Impumyira basaba. Hano njye kumuha amazi yo kunywa. Haguruka. Haguruka. Nkuzingi.
uri kuyatora sha ngiye kuyabika boss. se wazarya igihe kingana gute none ne byiza tugende ngo hena mpeko guhana umuceri no naho usubika nta mifuko ugira bazima bwa muri nasi nabwo ni gatebe gatoki bose wabaye impumyi ryari koko kuva imyaka 2 nese niki cyaguteye buhumi ni impanuka nakoreye i Kigali. wakoreye impanuka i Kigali mutujyana amashusho ku bwonko wangiritse bose ko iwanjye habe sikariye urazinyuraho ku nta nzira y'abafite ubumuga ngenda hagira ndakora uretse gato uretse gatoya nta nayingiye mu nama y'ubukwe sawa tugiye mu nama hano kuri sale hano mu Ruhango sawa ndabirya bashize none assalamu alaykum wa alaykum rahmatullahi wa barakatuh uri musatabisha Ese ahubwo yarayimize hano uhamanutse zimanutse ute boss ni inkoni yanjye yamanuye ko numva ntagiye gukemanga ntureba sha ntureba oya ati injira da icara gatoya ubwo uyu muntu rero twari duhuriye hano mu nzira ariko ikibazo cyo kutabona mwakire mwe kazi ko kunywa no dutangira inama y'ikufu umuntu nyine twakire nikora bazuye ngo uyu ageze kuyaka twako tutari kumwe mu nama yaza kuturoga yaga abantu bino bicisi n'ukuntu basigaye babi oya ntabwo yaturogoye gute se kandi ariko sha yarahuritse yarakiri mutoya yari kuzava umusore mwiza uyu uzana umuhereho musuki ni urugo runini cyuzuze ndabihumva oya kisi umutuku we yine ndi yongera amaraso njya numva buryo urareba sha n'amafaranga yanjye yose naguhaye n'amafaranga yose twamuhaye bashize none assalamu alaykum wa alaykum rahmatullahi wa barakatuh uri musatabisha ntabwo ari gusa ahubwo yarayimize nacyo tumenye ndimeze reka ngwire rero urabeshyura ama yanjye nka data yajyane da